ikintu ntajya nemera avuga ngo hari nk'igihe umwana akora ikosa cyane cyane w'umukobwa ugasanga aravuze okay ni igitutsi okay reka ne kubivuga yego umukobwa umwana yabaye wa nyina yego. Murakaza neza nshuti za JJ Love Family TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nkuko musanzwe mudukurikirana. Turabashimiye mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi, abasanzwe babana natwe n'abatubonye uyu munsi. Mu by'ukuri tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Dushimira abasubscribers bacu bakanze kuri subscribe, abaduha comments umunsi ku munsi, murushaho kudutera imbaraga, baba abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu bituranye n'u Rwanda, ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Mwese tubahaye ikaze. Mu by'ukuri ni wa mwanya w'ikiganiro tugiye kuba dutangira, ariko nkuko bimenyerewe ntago mba ndi njyenyine, mba ndi kumwe n'umutumirwa. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa mutamenyereye kuri kamera za JJ Love Family TV. Niyo mpamvu tugiye kumuhereza akanya kugira ngo yibwire abadukurikiye, dutangire ikiganiro tuziranye, turusheho kuryoherwa n'ikiganiro. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Evelyn niyo mukesha, nira mu itorero rya Heaven Temple Ministries Kanombe. Ndi umukobwa kandi ndakejejwe. Murakoze cyane Evelyn, tuguhaye ikaze kuri kamera za JJ Love Family TV. Tugiye kuba dukomeza ikiganiro, ndetse Imana irushaho kudushoboza muri byose. Reka dusenge. Mwami, turagushima kubw'urukundo rwawe, turagushima ko ubana natwe umunsi ku munsi, turagushima kubw'uburinzi bwawe butangaje ku kiremwa muntu, ariko ikiruta byose turagushimira yuko wemeye kuduha Kristo kugira ngo yongere kuduhuza nawe, kugira ngo twongere kuba abana n'abaraganwa na Kristo mu bwami bwawe. Data ushimwe, ibyo ni byiringiro tugendana nk'abizera. Rero Mwami Imana, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo ukiyobore, wiyoborere, ibyo tuvuga byose bive mu bushake bwawe, ndetse birushaho gufasha imitima y'abadukurikiye, ndetse natwe ubwacu bitwubake kurushaho nk'uko wabishatse cyangwa wabiteguye. Reka izina ryawe rihimbazwe, mu izina rya Yesu duseze twizeye, amen. Amen. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ishusho mbi yahawe abakobwa. Wenda tuzavuga no ku bandi, tuzavuga no ku basore, tuzavuga no ku bapapa n'abamama, kuko nkuko mubizi JJ Love Family TV itanga ibiganiro bishingiye ku muryango. Ariko uyu munsi tugiye kureba ku bakobwa. Hari ishusho mbi shobora kubihabwa abakobwa, sometimes wenda babyizaniye cyangwa se bibahimbirwa, simbizi. Niyo mpamvu tugiye gufata uyu mwanya wo kuganira kugira ngo turebe bipfira hehe, byakemuka bite, se ikibazo ni ikihe, iyo shusho mbi bahawe ni iyihe. Ibyo byose muri details turaza kubiganirizwaho n'umutumirwa, niwe ugira ibyo atubwira kuri ibyo byose. Mu by'ukuri tugiye kumuha ikaze kugira ngo atwinjize muri introduction y'ikiganiro, aduheho incamake y'ikiganiro mbere yuko dutangira kumubaza ibibazo by'amatsiko tugenda tugira kuri iki kiganiro. Ni iyihe ncamake yaduha ku ishusho mbi irimo ihabwa abakobwa muri iki gihe cya none? Tuguhaye ikaze Evelyn. Murakoze cyane. Ntago byoroshye kuvuga kuri no topic kuko ni topic iri diverse. Ariko muri make iyo tuvuze ngo ishusho mbi ihabwa abakobwa, ntago ntekereza yuko twakagombye tuvuga ngo abakobwa bakora ibi bitwara gutya, bagenda gutya, ntago bari gukora ibikwiriye, ntago tugifite abakobwa beza, ntago tugifite abakobwa b'umutima. Kera bari ba mutima w'urugo, ariko uyu munsi ntago tukibabona. Oya, ntago ari ibyo twakagombye kuba tuvuga, kuko abakobwa ni imbaraga z'umuryango, umudamu ni imbaraga z'umuryango. Rero ntago twagakwiriye kuba dufata za mbaraga z'umuryango wacu w'uyu munsi, uwahise n'uw'ejo hazaza, ngo tube turi kuzitatanya, tube turi kuzisebya, tube turi kuzishyira, turi kuziblaminga mu bintu bidafite natekereza yuko inyito nzima. Ahubwo ntekereza yuko icyo twakagombye kuba turi gukora ari ukurebera hamwe, ese niki twakora kugira ngo za mbaraga z'umuryango, kugira ngo baba mutima w'urugo wacu babashe kuba koko babandi dushaka kubona. Ntago ushobora, iyo ushaka ko umwana akura uramurera,
umuhereza ibyo kurya byubaka umubiri, umuhereza uramwigisha, umujyana ku ishuri, ukamurera agakura, uramutoza, umuremera ibyo nakwita ubuzima bw'ejo hazaza. Rero ngarutse gatoya kuri topic yacu, ntago ishusho duha abadamu, duha abakobwa, mbona kuri ngiye wikwiriye nka sosiyete nyarwanda. Si n'u Rwanda gusa, ntekereza ko iki ngiki ari ikibazo kiba kireba isi yose, kuko nimba tuvuga yuko abadamu ari imbaraga z'igihugu, kandi ngo iyo wigishije umwana w'umukobwa ni nkaho ubure ushakiye hamwe iterambere ry'igihugu. Rero mbona ko icyo dukwiriye gukora twebwe ari uko abo bantu tubashigikira, tukirinda gukomeza tubatesha icyo nakwita umutwe, ahubwo tukabahereza ibyabafasha, tukababera imbaraga. Kuko nimba dushaka kubaka imbaraga z'ejo hazaza, bigomba gutangira uyu munsi, bigatangira mu gutera imbaraga, mu gufasha, mu gushigikira wa mwari nyarwanda, wa mukobwa, wa mudamu. Nuko ngiye mbyumva. Rero ishusho turi kubaha ntago nemeranywa nayo cyane, ntago ikwiriye. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo wenda tubiganireho mu buryo burambye, turebe se niki twakora nkuko wabivuze, turebe biri gupfira he, turebe se ni zihe innovations twashiramo zatuma ya shusho ivaho. Murakoze cyane. Arakoze cyane Evelyn. Mu by'ukuri aravuga ati ngewe iyi shusho iyo ari yo yose ihabwa abakobwa ntago nemeranwa nayo, nta nubwo ikwiriye, musigeho murekera aho ngaho. Mu by'ukuri turarushaho kugenda tujya muri detaye cyane. Ese Evelyn, kuri kino gihe usanga abantu cyane abasore bati nta mukobwa muzima ukiriho. Abakobwa bari abakera, bari ba mama batubyaye, ariko nta mukobwa muzima ukiriho. Iyo nyito nashatse ahantu yavuye, nkavuga kubera iki? Hari abantu twagiye tuganira tugasa n'abakozi ibiganiro mpaka nkavuga oya kubera iki, ariko bakaguha impamvu ABCD bakaguha impamvu, ariko kandi koko akumva ari mukuri, ariko ntabitekerezaho cyangwa nkavuga kubera. Ariko reka tuzakora iki kiganiro turebe bipfira hehe. Mfite uko mbyumva, runaka afite uko abyumva, hari nuko runaka byumva, ariko biganiriweho byanga bikunda twamenya birapfira hehe, twabikiriza he, twabitabarira hehe vuba byihuse. So mu by'ukuri iyo bavuga ngo nta mukobwa muzima ukibaho, hari igihe usanga nk'umusore kavuga ati mfite inzu yanjye, mfite ibikenerwa shingiro byo kuba nashaka, nabuze umukobwa muzima. Nta mukobwa muzima ukibaho rwose. Ngewe irambagiza ryanjye rinyereka ko ntawe nabona muzima nyine wo gushaka. Mu by'ukuri ese koko nibyo nta mukobwa muzima ukibaho? Ndumva uwo muntu uvuga ibyo bintu afite ibibazo byinshi cyane, kuko icyambere tubanze turebe mbere yuko uvuga ngo nta mukobwa muzima uriho, wagenze amahanga ngana iki ku buryo uvuga ko nta mukobwa muzima ukiriho? Icya kabiri, ese ubirebera hehe iyo uvuga ko nta mukobwa muzima ukiriho? Nimba ureba physical appearance cyangwa se ukareba ngo yuko abakobwa batakizi, nabyo biri mu bivugwa, turaza kubireba. Tuvuga ko n'abakobwa bazima bakiri, koko wenda dusigaye tunyura wenda ku mihanda n'urugero, cyangwa se mu ngo nyinshi ugasanga nta abakobwa nagariho bagikubura, cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo byinshi. Ntago ntekereza yuko rero wowe uvuga yuko nta mukobwa muzima ukiriho, ntago nzi amahanga wagenze, ntago nzi icyo ushingiraho, ariko ku bwanjye ntekereza yuko burya icyo ushaka kubona cyangwa ishusho ushaka guha ikintu niyo ubona. Nimba mu mutima wawe uvuga ngo nta mukobwa muzima uriho, nimba ari kukubwira nta n'uzigera ubona, ariko ni wicara ukizera ukavuga ko abakobwa bazima bariho, kandi ugasenga Imana izamuguha, kuko bariho. Ngenda bizi ko bariho, si umwe, si ijana, si igihumbi, si miliyoni, ahubwo ni benshi. Rero icyo twimika mu mutima nicyo tubona, nicyo kitugarukira. Rero musore uri kuvuga yuko nta mukobwa muzima ukiriho, ntago ari byo, bariho, ahubwo senga Imana igufashe. Nimba ari n'urwo rugendo ushaka gutangira rwo gushaka, iguha umufasha ugukwiriye, niwo mutarahura, kuko burya ngo nta nkweto iburi yayo.
iyo wasenze Imana nk'uko twakomeje tubivuga ukizera kandi ugashaka ko gukwiriye uramubona. Rero ntekereza yuko burya ni impamvu rimwe na rimwe mbibona, impamvu mbona kenshi impamvu mbona ibitera nyakuri nuko urazinuka mu gitondo ukavuga wenda uri umusore ugiye gushaka ariko ukirengagiza ikintu kimwe. Wirengagiza yuko buryo ugomba gushaka ugukwiriye, utagomba gushaka utagukwiriye. Kuko nimba ufite inzu yawe, ukaba ufite amafaranga yawe, mbibonye kenshi usanga ko nimba umuntu afite ashaka gushaka umukobwa ufite nawe, bigaruka kuri level ye, which is good. Ntago njya kure yabyo rimwe na rimwe, ariko bigaruka kuri cya kintu cy'umuryango dushaka kubaka. Kera ntekereza yuko hari byinshi wenda abakuru barebaga, hari na selection nyinshi bagiyagamo, bagiye gushaka wenda bagiye gushakira umusore wabo. Ntekereza ko uyu munsi tutakireba cyane bitewe no kumucukura, ariko ugasanga baritondaga. Ntago bazinukaga mu gitondo uvuge ngo ndashaka gushaka mu mezi 3. Byafataga igihe byahabwaga igihe. Abakobwa nimba umukobwa wenda hari uwo mwashimye bakaza bakabivuga, bakamenya ko bagomba kubanza kumutoza, hanyuma igihe runaka cyagera bakavuga ngo igihe kirageze ngaho umukobwa asanga umugabo wawe. Ariko uyu munsi biratandukanye. Urazinduka uri umusore, muhuriye muri bisi, muhuriye kuri Facebook, muhuriye kuri Instagram, IG, muhuriye wherever, ukavuga ati buryo nguyu ni mwiza kandi yavamo umugeni mwiza. Ntago umugeni ntekereza yuko ashobora kuvamo umugeni mwiza, ariko ntago mbona ashobora kuvamo umudamu mwiza. Nimba ushaka umudamu mwiza ntago muselectingira muri bisi. Niyo muhuriye muri bisi nibyo, kuko iterambere ryaraje, abantu dusigaye ntago tukibona umwanya munini wo kuba mu rugo cyane bitewe n'imibereho turi gushaka. Ariko aho muhuriye hose ntekereza yuko ugomba kubihiga, ukabanza ukabireba, ukabisengera. Dufite amahirwe yuko ubu ngubu dusigaye twigererayo. Iyo mvuze kwigererayo ni ukuvuga ngo urasenga, buri muntu wese yasenga, ufite uburenganzira. Yesu yaradupfiriye. Ugiye imbere y'Imana ufite n'umutima umenetse, ukayereka ibyo ushaka, iragufasha. Rero kubiha igihe ukabitekerezaho, kandi ukabanza ukareba koko nimba ushaka kubaka umuryango, kuko buryo ushaka kubaka umuryango urawutegura. Ariko iyo udashaka kuwubaka nyine ubifatira aho ngaho, ejo wagera mu rugo bakakudisappointinga. Ntago ntekereza rero ko hari ugomba gushiraho urubanza mu gihe nawe wabigizemo uruhare. Mbere yuko ujajinga, mbere yuko tujajinga abakobwa, tubanze turebe uruhare twe tubigiramo, abasore murebe uruhare mu bigiramo, hanyuma tubone kuvuga ngo gutera ibuye. Murakoze. Mu by'ukuri arakoze cyane. Ntabwo ari byo rero kuba bavuga ngo nta mukobwa muzima ukibaho. Niba hari uwo wahuye nawe wenda ugasanga hari ikibazo, sometimes nk'uko avuze ati ugashaka umugore mugahurira kuri Facebook, nyuma y'icyumweru mugapanga ubukwe, mukabana, ejo iyo agiye akaba mubi cyangwa se mukananiranwa. Mu by'ukuri ntugahita ubishyira ku bakobwa bose ngo uvuge ngo nta mukobwa muzima ukibaho. Jya ubanza wibaze ngo ibi mbonye byatewe n'iki mbere yo kuhita ubishyira ku bandi. Arakoze cyane Evelyn. Mu by'ukuri kera ngo umukobwa yari nyampinga, hari mutima w'urugo. Mu by'ukuri ngo niyo bajyaga kurambagiza barazaga kavuga ati ariko umukobwa ko runaka mubona ukuntu umuharuro w'iwabo usa. Dore ko nta n'amarange basigaga mu mazu, barahomaga n'ingwa n'ibiki byose, inziga asa neza ugasanga iraka. Mwabonye umukobwa ko runaka, mureba ukuntu yitonda acisha make, mureba ABCD bakagira ibyo bagenderaho barambagiza. Akitwa mutima w'urugo, akitwa nyampinga, bimushyira kuzaba mutima w'urugo, akaba umugore mwiza ko kubereye urugo. Uyu munsi rero ese amazina ahabwa abakobwa rimwe na rimwe ntibaba babifitemo uruhare? Ugasanga mukobwa afite uko yitwara bitandukanye. Tuve kuri iyi si yatugize busy mu kazi n'ibindi, ugasanga byonyine n'imyitwarire ye yamuhesha izina ribi, kandi ugasanga biraganje muri kino kinyejana. Uyu munsi abakobwa ntibashobora kubigiramo uruhare kuba bahabwa izina ribi?
ndagaruka kuri cya kintu kivuga ngo umwe agatukisha bose kandi ndavuga ngo umwana apfa mwiterura niko ngiye gusubiza icyo kibazo. No kuvuga ngo yego nibyo kera babaga ari ba nyampinga kubera ko bafataga igihe kinini bakimaraga mu rugo. Bagize ngo barasohotse bakabagiye mu rubohero, bagize ngo barasohotse bakabagiye kwahira bya byatsi cyarire, bagiye kuvoma amazi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uko isi igenda itera imbere, uko imyaka igenda ishira, nekereza yuko n'umuco nkuko twakomeje tubivuga, umuco urakura, umuco warakuze. Ahubwo ngira ngo habayeho ikintu cyo navuga cyo kirengagijwe cyangwa se no kutarebaho cyaducitse. Twirengagiza yuko uko isi irimo irakura hari ibintu bigomba guhinduka kandi bigomba gukura, yaba ari mu myitwarire, yaba ari mu mikorere, yaba ari mu bitekerereze, yaba ari mu buryo bwose bushoboka. Ibyo ndabivugira yuko kera nimba ari byo bakoraga abakobwa bakitwa abanyampinga, aho iterambere ryaziye ntago twigize tureba ngo ese ko uyu munsi uyu mukobwa yirirwaga mu rugo, ariko uyu munsi bitewe n'imibereho igenda ihinduka, wa mukobwa nawe akaba agomba kujya hanze akajya gushakisha nk'umusore cyangwa umuhungu mugenzi we, nka musaza wiwe, akajya mu kazi. Kandi uko ajya kujya mu kazi agomba gukora ku buryo, impamvu dukora no kugira ngo imibereho yacu ihinduke, kandi kugira ngo imibereho yacu ihinduke nuko dukora cyane tukabona amafaranga menshi, kandi kugira ngo tubone amafaranga menshi tugomba kuba dufite ubushobozi, ubumenyi. Nizerera cyane mu bumenyi yuko burya buri kimwe cyose ukora ni byiza yuko twiga, ni byiza yuko tumenya, uko birangira iyo tutize, iyo tutamenye, iyo tutazi, birangira n'ibyo dukoze tudafite, navuga nta musaruro ugaragara kandi bitaryoheye amaso. Rero kugira ngo ibyo tubikore tugomba kwiga, kandi mu kwiga bifata igihe. Hanyuma muri kwa gufata igihe no kugira ngo twubake ubushobozi bw'ubumenyi bwacu, hari uko byagiye bihinduka, tugashira imbaraga muri uko kwiga twirengagiza kakana. Kera wa mwanya twabonaga twirirwa mu rugo ntawe tugifite, bivuze ngo hakagombye kuba hariho icyo nakwita ubundi buryo, bya bindi nyampinga yigishirizwaga mu rugo ashobora no kubyigira ahandi. Ntidushyire imbaraga cyane mu kwigisha wenda science, technology, businesses, ahubwo dushira imbaraga kuvuga ngo ibyo tubyige, ariko dusigasire na wa muco dushaka, dusigasire ya karakteri dushaka mu mukobwa cyane, ntituwusiga inyuma. Nimba dushaka yuko dukomeza kubona abo banyampinga, twubaka ubushobozi bw'abanyampinga dushaka. Hanyuma rero navuze ngo umwana apfa mwiterura. Kera nimba ibyo barafataga igihe bakamarana igihe nk'abakobwa mu rubohero, akaba ba nyirasenge baza kubigisha. Uyu munsi ugasanga abamama nibo basiga bakora akazi gakomeye, bakaba bari na busy cyane kuruta cyane, nta mwanya ari buze kubona, arakora amanywa nijoro. Ubwo rero biragoye yuko biri buze wa mwanya wahabwaga wa mwana w'umukobwa ukiri muto, biragoye yuko aza kuwubona. Ahantu mbona wenda hadusevinga nuko wa mwana yigira wa muco cyangwa bya bindi tubyigira mu ishuri. Biragoye kubera yuko ntago, iyo urebye kuri international job market, ntago bashaka kureba ko buryo uzi gukubura, ntago bashaka uburyo hari umuharo, ntago bashaka kureba uburyo wasize inzu, barashaka kureba n'iki kiri muri uyu mutwe, ese ni yihe, hari icyo twamukuramo. Yes, turashaka yuko nyine ikigo kizamuka, dufite produit ushaka gucuruza, ni gute ahari ubushobozi afite bwo gucuruza ino produit. Hanyuma nicyo dushaka, n'ikisi shaka bavuga ati uyu kuba ni muhakazi, ndabona igishoro ndi bubuze kushiramo ndakigaruza, n'inyungu yacu.
icyo gihe rero mu gihe turi urumva birangira mu ishuri ari byo tugiye kwiga ni gute twakubaka ubushobozi bwatuma nibasohoka bakagera hanze bari buze kubona bari buze gukompeta ku isoko ry'umurimo kandi bakabidizavinga kuko ntago nemerana n'ikintu cyo kuvuga ngo duhereze imirimo abantu badashoboye buri wese arashoboye ariko bitewe n'urwego ariho bitewe n'ubushobozi n'ubumenyi afite hanyuma tugafata umwanya munini cyane muri ibyo aho kureba ngo wa muco wacu kera nje nkiga muri secondaire cyangwa muri primaire twarigaga cyane cyane nko tugarutse gato kuyobokamana ko turaba Kristo ugasanga tugira amasaha yo kwigarera hejuru ariko ntabwo nigize mubona kuba ratangira kwiga amasaha yo kuvuga ngo reka twigishe umuco tugafata amasaha yo kwiga igifaransa n'icyongereza yewe n'ikinyarwanda twarakigaga ariko ikinyarwanda twigaga ntago ari cya kinyarwanda koko ni imyandikire ntago ari cya kinyarwanda yo kuvuga ngo ubundi mu muco nk'izina bimeze gute icyo gihe rero ugasanga nimba dufata umwanya munini muri ibyo ngibyo biragoye yuko bya bindi twifuza kuri wa mukobwa tubibona ni nayo mpamvu navuze ngo bigaragara ko noneho no mu buryo bw'uburezi iki kintu cy'umuco gikwiye gushyirwa mu masomo nk'ayandi cyane rwose kuko ntago twavuga ngo nimba mu rugo badashobora kubyigirayo hakaba nta rubohero rukigaragara uyu munsi igishoboka cyonyine no kubyigira muri amashuri hahandi tumarira umwanya munini umwana uyu munsi asigaye avuka imibereho ye yose y'ubuzima akayimara ku ishuri ari kumwe na mwarimu umwigisha ni nko mu rugo amasaha manini niho tuyamara cyane kandi kubera ko dadi na mami bari busy ntago babona umwanya wo kuba nta nubwo babona umwanya wenda nk'umukobwa ngo amara n'umwanya munini na mama we abe yagira bimwe na bimwe amwigisha rero urumva hahandi ntekereza yuko hakagombwe kureba ikintu cyo kuvuga ngo ese hahandi tumara umwanya munini ni gute twahabyaza umusaruro ese ababyeyi ntibashobora kubigira urwitwazo bagata inshingano yuko isi yabagize busy bari mu kazi nibura kakanya gatoya babona ntibakwiye kujya batekereza ku burere bw'umwana cyane ego ababyeyi ntago mbabureminga cyane ariko 60% cyangwa 70% ndababureminga kuko by the end nimba uri umubyeyi w'umupapa n'umumama mukaba mufite umusore mu rugo hari umubyeyi w'umumama n'umupapa afite umukobwa mu rugo kandi ushaka ko abana bazubaka ejo nimufata igihe kinini rero ugasanga ntago muri kubaha umwanya mutekereza ko Yesu urwo rukaba rw'abakozi umwana akabazi inshuti ye ya mbere magara akaba ari computer ni laptop ni smartphone ni YouTube ni IG Instagram ni Facebook ni WhatsApp ubwo nyine niba ababyeyi ibyo bazamwigisha nibyo azatwara mu rugo ubwo rero mpamvu navuze ngo 70% ndababureminga 30% ntago mbabureminga kubera ko bari gushaka imibereho yego none bibuke ko usanga sometimes imbaraga bazishyira mu kwigisha umukozi uyu munsi umurete yawutetse nabi reka mwereke uko ejo azawugira kugira ngo mbone uko njya mu kazi nsanga umukozi yabiteguye ariko ugasanga umwana ari no muri vacances cyangwa se wenda ntiga muri boarding igataha n'umudesikora ariko ugasanga umwana wanjye ku buryo abyuka n'umukozi akaba ari ujya kumusasira n'imyenda akayisiga akaba ari buri buyimese naho yaririye umukozi ari buri bwandurure iki cyo ababyeyi bakwiye kugikoraho iki actually ikintu kimwe navuga nuko navuga ngo we are in trouble I'm worried so much kuri next generation kubera yuko ntago ndi butere ibuye cyane abandi nanjye wenda nirebyeho kuko uyu munsi nimba uri umubyeyi ukaba ufite umwana ntago ari n'umukobwa gusa n'umusore n'umuhungu ukaba ufite umwana akaba ashobora kuba yabyuka mu gitondo akabyuka mu buriri nta busase akajya gukaraba aho yakarabiye ntabe yahakoropa akarya isahani yaririyeho ntayandurure akaba atabasha kwifurira imyenda y'imbere ukabireba ukabyihorera kuko uri umubyeyi ukabwira umukozi ngo ndakwishura ngo ino bikore utekereza yuko bizamuba hejuru Imana izabikubaza
ushira imbaraga mu kwigisha umukozi kugira ngo abikore neza, ariko ntago ureba uburyo uri kwangiza umwana wawe. Muri make rero navuga ngo nkuko nakomeje mbivuga, umwana nimba apfa mwiterura, wowe mubyeyi yaba uri mama cyangwa umupapa, ntituze kubreminga. By the way, hari ikintu ntajya nemera, avuga ngo hari nk'igihe umwana akora ikosa cyane cyane w'umukobwa, ugasanga aravuze okay ni igitutsi okay reka ne kubivuga yego umwana yabaye wa nyina, yego ukibaza niba uwo mwana ari umubyeyi wenyine, niba abadamu ntabwo baratwita ariko ntabwo batera ukabura umupapa ukabona ko umwana wawe ari kwangirika, ariko ukavuga ngo nyina niwe umwishe. kera nubwo yabaga ari umuhungu, yego kuba hari imyitwarire mibi yabaye wa nyina, bisobanura ko amafuti yose yashyirwaga ku bagore nyine bari abanyamafuti gusa, ariko kimwe nemera ntago ari uko bari abanyamafuti. Impamvu babivuga nuko abadamu, abakobwa dufite ubushobozi. Biragoye ko babona umupapa cyangwa umusore ushobora gukora utuzi turenze 3 mu isaha imwe akaturangiza. Yego, agakoropa agaheka umwana, akamwonsa, agateka, akajya no kuri computer agakora akazi, kugira ibyo byose kabikora mu isaha imwe. Biragoye, ntago ushobora kubona umupapa wabikora. Rero ngira ngo babitiraga ibyo byose kuko nizo mbaraga, niba nabivuga ntituzajye tubabara, ahubwo bigiye biduha gutekereza bwa bushobozi twifitemo. Dufite ubushobozi budasanzwe. Ubwo rero nukuvuga ngo yaba ari byiza babitusunikiraho, niba bibi babidusunikiraho, kandi ntago babishira ku bapapa cyangwa babishira kuri abo basore cyangwa basaza bacu n'abadamu n'abakobwa, kubera ko bafite ubwo bushobozi Imana yabahaye. Tujye tubishimira Imana rero, iryo zina bihinduke tukavuga ngo nuwanyina gusa. Niba bavuga ngo nuwanyina ntubabare, ubyumve yuko nyine bitewe n'ubushobozi bakubonamo hari akantu kagusomye ho gatoya gatuma bitagenda neza, ubibonemo ubushobozi. Ngiye iyo bivuze gutyo, hariyo numvisha ari blame ijya kuba mama cyangwa abakobwa, bifata mu buryo buri positive, kuko mba nziko na Bibiliya bivuga turi imbaraga zidasanzwe. Ngarutse gato ku byo twavugaga rero, mvuga ngo umwana apfa mwiterura, nkuko twabivuze, ni inshingano y'umubyeyi, ni inshingano ya societe. Ndabivugira cyane yuko burya hari igihe usanga umwana n'umukobwa n'umuhungu, ariko wenda afite ibyago byo kuba n'ababyeyi bafite. Icyo gihe ntabafite, societe yakuriyemo niyo igomba kumwitaho, ikamuhereza bwa burere. Ariko uyu munsi byarahindutse nyine, ntago mbona societe ishyira imbaraga mu kubaka umuryango w'ejo hazaza. Icyubaka bwa bushobozi bw'umwana, icyubaka bwa bushobozi dushaka kureba, ntago nkiyibona. Icyubaka rya reme ry'umuntu dushaka kuvana muri wa mwana, ry'umumama dushaka kubaka muri wa mukobwa, ry'umupapa dushaka kubaka, cyangwa by'umugabo by the way dushaka kubona muri wa mwana w'umuhungu. Wahoze uvuga ku bakobwa, nakubaza nibihe, nubwo hari ibyo bitirirwa bitari ibyabo, nkuko bavuga bati ibi nibi rimwe na rimwe bakabesherwa, ariko nibihe bintu bibi abakobwa bajya bakora, bamwe na bamwe, simvuga ngo bose, bamwe na bamwe bibi bajya bakora, bigatuma bashirisha izina ribi ku bandi, bigatuma bahabwa rya zina ribi. Byanga bikunda iyo batunga gatoki haba hari ikintu runaka. Ni ibihe bintu abakobwa bamwe na bamwe pana bose bakunze gukora bigatuma abakobwa bose bahabwa izina ribi? Okay, naza kuvuga ngo ni byinshi, nubwo nkomeza kuvuga ngo nubwo byahaba uko byangana kose babifite isoko, uko burya ngo isuka igira isoko. Urugero bushobora gusanga nk'uyu munsi, mere ku kintu gisanzwe tubona rwose cya hafi, maranumva bavuga ngo abakobwa bambara ubusa. Biri muri rya terambere ry'umuco tuvuga, tukirengagiza yuko uyu munsi bambara ubusa. Yego na generation zirahinduka, iterambere rirahinduka, tukirengagiza ko kira bambaraga ishabure. Buryo urebye yashabure yake cyane urebye
urebye yashabure ya kera na za jipo za mini skirt z'uyu munsi buri cyari kibambitse n'ikihe wenda ushobora kutansubiza nawe udukurikira ushobora kutansubiza ariko birebe ubyitegereze. Icyo ni ikintu rimwe na rimwe mbona bavuga ariko nanone rimwe na rimwe bakora ariko nanone mu bundi buryo ndavuga ngo nk'uko nakomeje mbivuga icyo umenyereje umwana ugomba guhora icyakurana. Ntekereza yuko nta mwana upfa kubyuka mu gitondo gusa ari umukobwa ngo asange umubyeyi ari kwambara yambara neza societe barikwiza abona uburere bukwiriye hanyuma ajya kwambara gutyo afite aho yabirebeye ugasanga nyine ntago umwana nimba umubyeyi we mama we papa we yahindutse WhatsApp yahindutse Facebook niwe mwigisha wabona umwanya munini yavuye ku ishuri mbere yuko subiramo amasomo agomba kubanza kureba trending videos abaye posted. Icyo gihe nyine nibyo ari buze kubona we mubyeyi ntago Rihanna byina neza Beyonce byina neza Shakira byari bimeze gutya like that. Ibyo rero nawe ahita avuga ati burya kandi bitewe na ya popularity tujya muri ya popularity uwo muntu afite igomba kuza ku affectinga bwa bwenge bwa wa mwana tukirengagiza yuko nk'abakristo rimwe na rimwe ngarukaho cyane kuko nimba isi kugira ngo ibe nzima dushaka kubaka isi nzima tugomba kureba kuri ibyo byose tugashira imbaraga zo kubaka wa muryango w'ejo dushaka. Amatorero aho abandi bananiwe niho ziba zisigaye niho icyizere cyacu kiba kiri. Nimba rero nk'itorero naryo ritakibirebaho cyane ngo rivuge ngo rikumire mu bigenze gutya ugasanga turashira imbaraga icyo twita being smart cyane umuntu tukamwubaha kubera ko ari smart yaje yambaye neza kandi muri kwako cyane tukirengagiza n'aya makosa ari gukora rimwe na rimwe hari tukabitinya tudakoma rutenderi aho tugana nyine ubwo Imana izahatubaza. Ubwo rero nibyo nari kuvuga rimwe na rimwe bakareba imyambarire bakavuga ntago bikwiriye like that ariko ni kimwe mu bintu bivugwa ngaruka nanone ku mibereho babana cyangwa se muri bya bindi abana batozwa bakiri batoya haba mu muryango haba ku mashuri aho biriwe haba mu itorero aho basengeye ndetse naho birirwa muri bagenzi babo. Ibyo babona nibyo bagomba gushira mu bikorwa kandi nimba yigiye kuri Rihanna numwe expecting aho ko azakora bya pastor cyangwa tubare urugero rwa hafi Gahongayire ntago azabikora azakora ibya Beyonce azakora ibya Rihanna kuko ni wazi kuruta Gahongayire. Urakoze cyane mu by'ukuri abakobwa bigaragara ko hari ibyo bavuga bafite ibyo babonye hari ibyo babavugaho hari ibyo babonye hari ibyo batabyuka ngo bahite bahimba sometimes hakagira ibyo babonye. Ese niba uri umukobwa ukaba ingendo zawe ari amageto gusa uzi geto ya Jackson kwisa uzi geto ya James uzi geto ya Peter uzi geto ya ABCD mbese niho ingendo ze niho trip ze zihora ejo ukubona abyitirira abakobwa bose. Ese uzaba uri umukobwa wowe peer pressure y'urungano ariyo uhereje agaciro cyane kuruta kwiyungura ubumenyi. Evelyn yahoza atubwira ati mpa agaciro kwiyungura ubumenyi cyane ko nibyo bigaruka ku murimo unoze watuma n'abakobwa bahindurirwa izina ariko si imbaraga zawe ni muri peer pressure ubwo bambaye bavuze ngo twambare dushyite munsi y'ikibuno urumva ntago uri bubajyemo nyine atari ko wambaye niyo bavuze ati noneho tumanureho dupokete tugeze hepfo dress code ntago uri bugende utandukanye nabo. Mu by'ukuri mbona ko abakobwa just be you ba wowe mu by'ukuri ube wowe ba wowe mu by'ukuri nibyo bizagutandukanya na babandi bahereza amazina. Abantu bashobora kuza babaha amazina bose bakavuga ati abakobwa bose bameze gutya ariko nkuko twavuze ngo ibintu byose ubiha igihe
uko mugenda mutindana abantu babona ugatari kuzika abakobwa bose ari babi ariko Evelyn ari we muzima nabonye ibyo iryo jambo nturaryumvaho cyane biravugwa buri munsi ariko nkuko nagarutse hari ikintu naruvuze ngo gasanga umukobwa inzu za mbere azi ni ghetto z'abasore cyane azi byose yes ntago twabyirengagize kuko bibaho kandi biriho kandi nitutagira nicyo dukora uyu munsi ejo bizabaho bizaguma bikure kandi bihereza n'abandi batabikoze cyane rwose icyo gihe ntekereza ko bigaruka kuri cya kintu kivuga ngo njya nisabira abapapa cyane reka nyisaba abapapa kuko nzi neza yuko ari bo bababazwa cyane nabyo ariko nubwo bababazwa cyane nabyo babigiramo uruhare kugira ngo bibeho ntago nabivuze cyane mvuga ngo sosiyete kugira ngo uwo mwana w'umukobwa ahinduranye getimwe ahinduranye ajye mu ya kabiri usanga uyu munsi yari Peter muhaye pass kwa Jackson muhaye pass kwa James ejo atanze Rick ejo Neri like that bamuhererekanyije ese mutekereza yuko ubwo atari ubuzima bw'umuntu cyangwa muri kwangiza nagira ibyago wenda ajo akabyara umwana mutekereza ko umwana azavamo iki ushaka kubyara umuhungu ntago azabyara umukobwa nabyara umuhungu murumva azaba iki we noneho we bizabirenze ukundi ariko icyo narindi kuvuga icyo nisabira abapapa kuko ntekereza yuko buri gihe njya nicara nkareba rimwe na rimwe nkareba nk'ikosa ryabaye nkavuga ngo kugira ngo mbere bibeho ubundi byatewe n'iki kugira ngo byatangiye gute kugira ngo uyu mwana tube tumuziho kuko rimwe na rimwe ugenda ubona imihindagurikire y'umwana ugasanga cyera yari umuntu mwiza pe mukobwa w'umuco ariko ejo ntumenye kibaza byagenze gute yari ibiki yanyweye ibiki ariko ugasanga rimwe na rimwe ukabona igisubizo niki hari aho byatangiriye wa muntu wa mbere amusomeje ku mata atarateretswe neza niwe wabaye intandaro y'ibyo turi kubona uyu munsi nkavuga nti rero we mupapa wowe musore uri gukora ibyo bintu wangije umwana w'umukobwa uyu munsi wamuboneye ko wenda atangiye akuze atangiye gupfundura amabere ari kuzamuka afite imiterere myiza ukumva muri wowe ugize irari cyangwa ishaka ryo kumwangiza kuruta uko wamurinda ugasigasira ubuzima bwe menya yuko uri kutwangiriza ni muri umupapa ukabureza umwana mu rugo w'umukobwa ukaba umufite waramubyaye ariko ntibigutera isoni n'ikimwaro byo kuba wajya kwangiza uwundi mwana w'umukobwa kandi ufite abandi mu rugo ntugire ngo ibyo uri gukora Imana ntabwo ibireba kandi Imana irahora urajya kwangiza abandi nawe bazangiza abawe bivuze ngo message ninashaka kwiherera abo bantu ni kubana nawe ni kugererwamo nimba ubikora wibuke yuko ibyo uri gukora nta cya kitagira ingaruka wenda urashobora gusenga Imana ikakubabarira ariko uko byagenda kose nimba uguye ugakomereka ya nkovu nubwo bashyiraho iki nishobora gusobanga igumaho nishobora gusibangana bivuze ngo rero ibyo uri gukora izi hari inkovu zizaza inyuma nicyo nakwivugira abakobwa bo bakora iki bahindura iki kugira ngo izina ryabo kuko tubonye ko hari ibyo bagira mu ruhare n'ibyo batagira mu ruhare umukobwa uyu munsi uguteza amatwi cyangwa se abikanze bari muri ibyo byo gutukisha bagenzi babo akora iki kugira ngo iryo zina rive ku bakobwa bose ibyo uri gukora byose ni nka bya binini ndi kuvuga we mukobwa wamaze kwangirika tubabarire tubabarire rwose kuko biba bibabaje ukaba uri umukobwa warakoze cyane wenda utangira tubare utangiye businesses uri deje w'ikigo runaka ariko wasohoka hanze uri mu modoka yawe wakoreye wiguriye ukabona umusore wawe nitubare okay abantu bose twavuze yuko baba bafite ubushobozi bwabo runaka kandi butandukanye ariko ukabona wicaye muri ya modoka nziza ariko
nutinya. Okay, mumbabarire wenda iki kintu nkivuge mu cyumve mu buryo bukwiriye. Uri muri ya modoka nziza, ariko hari undi musore muto aho ngaho utwaye igare, ntatinye kuba yagusuzugura kubera yuko ari rya zina ryahawe, bose ariko bameze. Wasanga ira ntago yayiguriye, yayiguriwe n'abagabo. Sugar daddy. Arimo hari ibyo yatanze. Buriya ntago ntibishoboka, nubwo yari umuhanga mu ishuri ariko ntago yakagombye kuba ari hariya. Shose turakora, dufite ubushobozi, imitwe yacu nkuko nabivuze turi abayobozi, hari imbaraga, dushobora gukora akazi karenze kamwe mu minota umwe kandi bikarangira. Kubera iki twakagombye guhabwa iryo zina? Kubera iki twakagombye kuba uyu munsi dukora tukavunika icyuya kikaza ariko bugacya mu gitondo bakavuga ngo iriya modoka ntiyayigurira? Kubera iki se? Kubera iki mwagiye mu ishuri rimwe na musaza wawe? Tubare mwize mu ishuri rikomeye cyane nko mu Rwanda, tware Green Hills, mwese niho mwize muri Cambridge, mwese mwakompetaga, yego mwakompetaga, musohoka mwese mufite amanota ya mbere. Yego, ariko ejo umusore cyangwa umusaza wawe abaye successful, bati ni umugabo arakora cyane, ariko ubaye successful bati buriya n'abagabo babimuhaye. Rwose bari beza bakobwa, hari beza bakobwa bagenzi banjye, mukora ibyo byose mutubabarire, kuko dushaka yuko dukora tukavunika, ariko ibyo twavunikiye bikagaragara kandi bigahabwa agaciro. Nicyo nababwira abakobwa, nk'icyo ngicyo twavugaga ni ikinyoma. Ikindi kandi ibyo bindi bavuga ngo abo mwagatukisha bose, yego nibyo, ariko mwibuke yuko abakobwa bose atari kimwe. Yego rwose ihindura imyumvire, duhindure uburyo dukoramo ibintu, dutekerezamo ibintu, kandi burya ngo amata agira gitereka. Nimba mushaka abamama beza hazaza beza, nimba mushaka ko mubona bari mwishimira, mukabona imiryango myiza, ya masugi muri gushaka mukayabona, muhindure, muyatereke, mubireme. N'ikindi kinyoma nacyo bavuga ngo nta mukobwa w'isugi ukibaho. Nigeze kumva, urakoze kuvuga iki kintu, nigeze kumva ati nta mukobwa w'isugi ukibaho. Ngewe twe tugiye no kurwana, nukuri nari nkiri ku ishuri, nanjye nari nkiri umukobwa, nari ntarashaka, nta mukobwa w'isugi ukibaho. Ndatekereza ufite ikihe gipimo? Naho nukuri kose numvishe ngewe hari ikinyoma byansunikiye mu mbaraga zo kuvuga ngo kuki si ifite ikinyoma kiremereye gikomeye. Gusa nsanga haraho abakobwa bagira mu ruhare, hari n'ibyo bitirirwa kubwa bagenzi babo bangije izina rya sosiyete yose y'abakobwa muri rusange. None se mu by'ukuri ko mu bablaminga bose ngo nta sugi, ubundi bangizwa n'abandi, ubwo busugi babwamburwa n'abandi. Urakoze cyane kuvuga icyo kintu, reka tugikoreho tukivugeho cyane, kuko ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ahubwo dusenga Imana, kuko satani arimo aradutera cyane. Ni gute uvuga ngo nta sugi zikibaho? Hari ibintu bibiri bishoboka. One, ni wowe uzangiza za sugi, ni wowe uri kwangiza abo bakobwa. Ego, kandi ngo twabivuze, uwaguye agakomereka asigarana inkovu, ukaba ubifitiye ubuhamya, nimba uri kubivuga umenye kubikora, turagusabye tubabarire. Ikindi, ntago isugi bazirebera mu maso, ntago bazirebera mu ngendo, ntago zireba uburyo umuntu ari kurya cyangwa yatamiye, ntago bareba mu myambarire, ntago birebera mu mvugo. Rero ntago sinibaza umubare w'abakobwa wowe uri kubivuga baba wararyamanye nabo kugira ngo ubibonere ubuhamya, ariko umenye ko nubwo baba warangije 30, hari abandi 1000 basigaye batarapfukamira bayali. Hari abandi miliyoni, kereka niba barabazengurutse bose. Rero tubabarire, rekera aho, nimba ushaka isugi ihangane.
ubwo se umukobwa ukiri isugi ngo keretse iwabo baroga. Icyo ni ikindi kinyoma. Kubera iki se baroga? Kubera iki se utavuga ngo ako hari ibintu mbona twakagombye no guhindura cyane cyane n'itorero uyu munsi tugaruke gato rikabirebaho cyane. Ni ukubera iki hari imvugo dukoresha n'umukristo akayikoresha kavuga ngo kereka iwanyu baroga, kandi Yesu yarapfuye ku musaraba akatumenera amaraso cyane cyane. Mariya nyina wa Yesu yatwise Yesu ku bwa Mwuka Wera. Kubera iki tutagashize imbere mu kubaka icyo kintu cyo kuvuga ngo isugi ziriho? Kubera iki tutashize icyo kintu cyo kuvuga ngo nimba koko nimba yes ashobora kuba kiri isugi kubera yuko Yesu arahari, hari Umwuka Wera witeka aramurinda, hari umurinzi, ni umukobwa w'Imana arakijijwe, yego abayo ku bwa Mwuka Wera. Kubera iki tutabishize imbere ahubwo twavuga ngo nimba rusigi wabo bararuka? Nuvuga ngo icyo mbona aho ngaho numva bishoboka ko isi yabaye mbe kugeza aho dufata ikibi tukakirutisha ikintu cyane rwose. ukabona ko niburi wacu baroga cya kibi kiri iwacu byampereza kuba ubuzima bwirinda kuruta kuba ikibi kitaba kiri iwacu ahubwo Kristo ari muri ngewe cyane rwose. Kristo uri muri twebwe ni utuma tuguma turamasugi. Cyo ni kimwe. Rero ntago ari uko kuba amasugi yagumye ari amasugi, ntago ari uko iwabo baroga. Ngira ngo hari bivugira kubera yuko wenda iyo ahantu baroga abantu batinya kujyayo, bari bakwica. Ariko ntekereza yuko nimba hari ibintu tukwiriye kunenga, nimba hari ibintu tugomba guhindura mu itorero, n'ikintu tukinenge tukivuge, dushira imbere mu kuvuga ngo Yesu amasugi ariho kubera ko Yesu Kristo ariho, kubera ko Umwuka Wera hariho, kandi bitewe nuko hari imitima y'abakobwa ikijijwe. Aho kuvuga ngo nisugi kubera ko babo baroga, je ntago mbyemera. Ndagira kugira inama abakobwa bari mu rusengero uyu munsi bitwa ko bakijijwe, ariko imyitwarire yabo ikaba itaratandukana na kera batarakizwa, cyangwa imyitwarire yabo ikaba idatandukanye n'abakobwa badakijijwe bari hanze y'urusengero. Gira inama aba bakobwa. Urakoze gukoresha ijambo avuga ngo bitwa ko bakijijwe. Kubera yuko nari kugira impungenge cyane uvuga ngo bakijijwe kandi bari mu itorero, bari mu nsengero. Ni bya bindi mvuga ngo hari turebe bundi harya kubera icyo umuntu akizwa. Umuntu akizwa iki? No kuvuga ngo ushobora kuzinduka mu gitondo nkajya mu rusengero nkitwa ko njya gusenga, nkitwa ko ndukijijwe kandi ntakijijwe, nta repentance yabayeho, just njyayo kubera ko ari umuhango, cyangwa nagiye ngiye guhungirayo. Ni ukuvuga ngo bose barimo bitwa ko bakijijwe nuko bagiye guhungiraho. Kubera ko ba friends banjye bajyayo. Umenye yuko uri mu byago kandi uri mu mazi abira, kuko ubwo Yesu azagaruka aje gutwara umugeni we, umukwe aje gutwara umugeni we, ntago wowe uzaba urimo, ntago uriyambitse ishusho yera ariko ntago wera. Mwami twabwirije mu izina ryawe, twakoze ibi n'ibi bitangaza bitabaho n'ibibaho cyane rwose. Umenye kuri mu mazi abiri, ahubwo ibyizaho kugira ngo ubuzuze cyanditswe kivuga ngo abumvishe byinshi bazabazwa byinshi, ni nkawe nabireka. Ni ukuri ntago nkubujije, cyangwa ufata umwanzuro, repent, ufata umwanzuro uvuge ngo yego nimba Evelyn nkaba mvuga ko nkijijwe, reka bibere abandi uwahamya koko, ariko ntibibe kubyitirirwa, ahubwo bibe ari uko koko bindimo mu mutima cyane rwose. Ariko murabizi ko uyu munsi wa none ngira ngo tugira n'amatake cyane menshi mu itorero kuko riba rikinguye, urugi ruba rufunguye kuri buri muntu wese. Rero iyo urugi ruhora rukinguye hinjira beza n'ababi. Babandi babi iyo binjiye bagasangamo n'abandi barimo bitwa ko bejejwe bakaba batejejwe, urumva itorero ryose birangira ryanduye, icyari umweru kigahinduka umutuku cyangwa umukara. Bivuze ngo rero ndibwira abakobwa bagenzi banjye ba mu itorero bitwa ko bakijijwe badakijijwe, ni ukuri byaruta, nicyo nizera, byaruta ukagaragaza iki kurimo, ukagusengera, abashumba bakakurambikaho ibiganza, abakuru bakakugira inama, nta udakosa,
ntawe utagira ahahise. Nko mu Rwanda tubare wenda nk'u Rwanda dufite ahahise habi, genocide 1994 genocide against Tutsi, nahahise dufite. Ariko uyu munsi turi kwigera kugira ngo duhinduke. Buri wese yatsikira, buri wese yagwa akavunika, ntago nka yacitse amabere, ibintu nk'ibyo byose ntucinga ego nta cyabaye, buri wese yahinduka. Kandi twemera yuko burya ujya gukira indwara arayirata. Bibiliya iravuga ngo Dawidi yari umuntu w'umunyabyaha, akoraga ibyaha byinshi, ariko yari afite umutima Imana, unezeza Imana, yishimiraga. Yanezezaga Imana bitewe n'uko yabaga yacumuye, yasambanye, yakoze amakosa, yarayimenekeraga. Imana bituma itamwambura ubwami, bituma itamwambura n'ubwami n'umuhungu. Yarambwiye ngo kubera kunezeza, kubera ibi n'ibi wankoreye, bitewe n'umutima we, ntabwo nzigera nkwambura ingoma y'ubwami ucyura umwami, ndetse no ku muhungu wawe uzagukurikira, nzarindira mubanze mwitahira amahoro. Rero ntekereza yuko turebeye kuri icyo kintu, uri umwari, uri umukobwa, uri umumama, si nabo gusa, n'abapapa n'abasore basaza bacu, birashoboka yuko waba uri mu itorero kandi hari ibyo witurirwa utari byo. Repent. Kwa Yesu harakiza, ahora ateze ibiganza ngo akwakire, kandi uruwe, kuko satani ntigeze arema, haremye Imana. Birashoboka yuko waba fungura umutima nibwo uzababarira, ariko ubwo uzi kugenda. Hari ikintu kimwe buriya njya ntinyira Imana, uzi ko iyo wakoze ikosa ukaba warikoza hiheje, ukagenda ukumva abantu bari kugushima ibi n'ibi, haba hari umutima ukubwira ngo ntago ari byo. Urumva ubwo buzima ubaho muri tocaringi byahese, umutima ukubwira oya ntago ari byo, urabizi ko bari kukubesha, uri kubyumva icyo kintu. Ubaho muri tocaringi ukabona umuntu aragenda yuma, ntago umutima ubesha, ntago bakubesha. Ubwo rero uko bimeze kose, gerageza wihangane mu buryo bwose bushoboka. Usange abakuru b'itorero, usange abamama babahari, usange ababyeyi, ubaturire bagusengere kandi urakira. Ugira inama abakobwa batunzwe n'abagabo bafite ingo zabo, arabizi ko runaka ari umupapa, ariko iPhone nziza nzayikura kuri James, kandi abizi ko ari umupapa wubatse, ntago wenda uvuga ngo murakundana ni fiancé muzabana, ariko nyine arakokipa gusa. iPhone nziza nzayikura kuri Jackson. I'm sorry for Jackson. Jackson batubabarire. Okay, nzayikura kuri papa kanaka, umwenda mwiza nzawukura kuri papa runaka, inkweto nziza yandutse, igisuko cyiza ngomba kugikura kuri papa runaka. Urabizi ko ari papa runaka, urabizi ko ari umugabo wubatse umuryango runaka, ariko mu by'ukuri aba bakobwa nyoberwa intention yabo muri urwo rukundo rwabo nabo ba papa. Ndagira ngo ugire inama aba bakobwa. Ntago ngira inama abakobwa gusa, ndagira inama nabo ba papa bazibaha. Ba papa mwe mutubabarira aba bakobwa rimwe kuzibaha. Ahubwo mubigishe uburyo bashobora kuzigurira. Kandi nimba uri umubyeyi w'umupapa ukaba ufite umwana w'umukobwa mu rugo, mwigishe kwirobera ifi aho kumurobera buri munsi. Atangira hari ikintu njya nkunda mu muco w'abazungu cyane cyane, usanga umwana ugize imyaka 15 kuzamura, abenshi barasohoka bakava mu rugo bakajya kwibeshaho. Muri uko kwibeshaho yiga kumenya ngo ninteka capati nkayica nzahirya, yiga kumenya ngo burya nshobora gutankagera mu rugo nkasanga nta muntu hari wantekeye kandi nkitekera kandi ngomba kubaho. Niyo yabatazi kubikora yishwe n'inzara rimwe kabiri gatatu, yishakamo igisubizo. Rero ntekereza yuko twakagombye kureba still wa muryango wacu, ya societe yacu yakagombye kureba ni gute twakwigisha abana bacu kwirobera amafi aho kuyabarobera. Yego biremera, birashoboka yuko kuko twagira umugisha twaba dufite ubwo butunzi, tudashaka ko abana bacu basafaringa, hari byo tubona abandi banyuramo twe tudashaka abana bacu banyuramo. Birashoboka ko still wakomeza ukamufasha, ariko mutera inkunga reka mvuge ngo 60%
mufashe ariko umusigire 40% guhera ku myaka nabara ya 15 yo kutangira kwiga kwifasha. Icyo gihe bizatuma yiremamo bwa bushobozi bwo kuvuga ngo ntago nzabona iPhone nziza kuko papa runaka yayimpaye. Kandi tugaruke kuri cya kintu twavuze ngo bapapa mwe nimba uri kugurira uwo mwana smartphone ubizi ko ntiwamubyaye wamutoraguye aho ngaho ku muhanda wamubonye agenda uri kumwicira kariyeri numuzanye mu rugo ngo umurere ugatangira kumuspoilinga kandi inyungu umushakamo kuko ubona nta bushobozi afite bwo kuzikwishura avuga ngo ino ukamwangiza utekereza yuko uri kubaka iki abaye bategereje iki ibyo uhabandi ibyo wifuriza abandi nawe bikugeraho kuko uyu munsi urangiza uyu nguyu hari filime nigize kureba tukavuge n'urugero umupapa akajya aca inyuma umugore we akajya kuryamana n'umwana umukobwa buryo yatoragwa aho ngaho ngo twabivuze bukeye mu gitondo wa mwana w'umukobwa akundana n'umusore we umwana yabyaye avuga ati ntago bishoboka yuko ushobora kubana na runaka ibi nibi kuko azi ibyo yamukoreye. Icyo ni igikomero cya mbere kibaho. Muhungu ati n'uyu wenyine ku isi nta wundi nshaka. Ubyibaze ibyo ugirira abandi. Umukobwa yaragiye kuba umukazana kandi yari n'umugore cyane rwose umugore wagiye kumubera umukazana cyane. Nibyo erega bibaho erega nubwo wenda tutarabona bibaho biriho ibyo bakina filime wenda zisho baca mu marenga ariko biriho nibyo biri kuba. Abo bakobwa rero inshuti zanjye bari beza mumenye yuko ngo tuvuze ngo igihugu gishingira 100% kuri twebwe tutatwise ngo tubyare ngo turere dutanga uburere buboneye ntago ejo twazabona uburyango ejo hazaza. Nimba uri kubikora turabara ko n'impanuka reka tubyita impanuka zakugezeho ntago tugutera amabuye ariko muri izo mpanuka zakubayeho wibuke yuko nibura haracyari amahirwe make yo kuba wahinduka ugihumeka umwuka w'abazima hataragera ku 100% hari amahirwe. Wicare ubitekerezeho wongere wiyibuke cyagiye utarandura byari bimeze gute waragenda gukumva uri proud ariko mpamya neza yuko wamaze gukora kwiyanduza bayiguhaye uragenda bikakunezeza nyine wagenda muri bagenzi bakavuga ati uri umukire bakakubaha ariko ndabizi neza nkuko twabivuze umutima uri kubwira aho ntago ari byo ntago wabyihaye ufite imbaraga ufite n'ubushobozi nkuko twabivuze turiga tugafasha twakubaka ama enterprises akomeye twakubaka institutions zikomeye twakubaka companies zikomeye twakubaka insengero zikomeye twakubaka imiryango ikomeye. Rero uracyafite amahirwe make yo kuvuga ngo ibinda byanze nanza agasuzugura ka satani n'abadayimoni. Fasha imwanzuro fasha imbaraga fashe cyerekezo kizima uwabingure yarabikoze yarakoze wagize gute kubera wafashe icyo twita taking advantage nyine barazifashe ariko uyu munsi birahagije anga gasuzuguro kuko na gasuzuguro abakobwa batarakizwa uyu munsi ashobora kuba yumva umwanya we mwiza ari ukurara mu kabari umwanya we mwiza ari ukuba bamutwara bamutahana ijoro yasinze bakajyana hari uwo bagenda bakageza iwabo mufata umuntu wanyu ari umwana w'umukobwa. Hari na video twabonye bamujugunya mu mazi gutya mu gitondo ikintu nyine wari ufite akamaro utarasinda umaze gusinda imimaro yose yarangiye mutwara ikintu cyane nyine barakujyana babona gusiga kuri gate cyane bagukunda uri muzima iyo wamaze kwangirika nyine ntawo kureba ubuzima bwe bwose ari ubwo mu kabyiniro ubuzima bwe bwose ari ubwo mu bimogi n'ibindi biyoga mbese akumva niyo si agira inama uyu muntu w'umukobwa utarakizwa ushobora kuba arimo agirwaho ingaruka n'ibi bintu nubwo zaba zitaramugeraho ariko zimutegereje mu by'ukuri mugira inama. Ese urabizi ko uri mwiza nubwo biri kukubaho gutyo uri mwiza kandi wavamo umutima w'urugukwiriye wavamo mama mwiza ukanezeza umuryango ukanezeza igihugu ukanezeza buri muntu wese kuko ngira ngo ahari urukundo ni impumuro nziza irahataha.
bivuze uko byaba bimeze kose n'ibya biri navuze ngo nubwo waba wanduye 100%, birashoboka yuko ijambo riravuga ngo naho ibyaha byatukure tukutuku Uwiteka arabihindura bikamera nka shelegi yera, umuhemba wera. Birashoboka uko byaba bimeze kose, birashoboka yuko uze kwa Yesu yakubabarira. Ntago rirarenga nimba ugihumeka, nabivuze anga gasuzuguro, kandi umenye yuko wifitemo ubushobozi bukomeye. Ntago waremewe kuba imbata y'ibiyobyabwenge, ntago waremewe kuba imbata ubusambanyi, ntago waremewe kuba imbata, ntago waremewe gusuzugura. By the way, waremewe kwicara muri shato ibwami. Sinzi impamvu wahisemo iyo nzira, ariko iyo mpamvu wahisemo iyo nzira ndi buyubahe, ntago ndi buyitesha agaciro. Nimba warafashe umwanzuro ukavuga ati ngomba kurara aho mbonye, ngomba guhinduranya amageti uko mbishaka, ngomba kugira gutya uyu n'uyu, rimwe na rimwe ugafata n'umwanzuro wenda hari ndabizi ko hari ibikomere byinshi tugenda tunyuramo, hari ubuzima bwinshi tugenda tunyuramo butuma birangira bikadutera kwiyanga, kwiheba mu mutima. Ariko ikintu kimwe nuko wibaze ngo utekereza ujye usubira inyuma ho gato mbere yuko winjira muri ibyo bintu, wa wundi wariwe. Iyo udafata iyo nzira wanyuzemo ugafata iyindi, uyu munsi uburi hehe? Icyo nicyo nakwibwirira, ubitekereze, ufata umwanya ushoboka, ubitekerezeho. Ndabizi ko muri we harimo ubushobozi bukubwira ngo wareka ibi, kandi buri munsi ndahamya neza yuko iyo ugiye gukora icyo kintu, iyo wasinze ukabona baragushungereye, ukabona ntawe ushaka kukureba, ndabizi neza yuko uvuga ati kubera iki nakoze ibi ngibi, uricuza. Rekeraho rero kubaho mu buzima bw'agahinda, bwo kwicuza, bwo kwiyanga, kandi wakuruhura hari. Yego, wagiye mu modoka yikoreye akibagirwa ko yahinduye uburyo bwo cyane, yagendaga yikoreyemo mpaka atakigenda n'amaguru, agakomeza yikoreye. Ararushye kandi kimuruhura cyane cyabonetse. Yego, umuntu uri hanze rero nawe urarushye kandi ukuruhura arahari, ateze amaboko ngo ngwino, ariko wanze kuza. Mu by'ukuri bigishoboka, uyu munsi niho hawe, ejo ntiwamenya ko ari ahawe, wamusanga ukaruhuka. Nako nunganiragaho. Erega ntago nimba abandi babikora, ndahamya neza nashidikanya neza yuko iyo uri kugenda ukabona mugenzi wawe umeze neza, wambaye neza, uri gutangirwa ubuhamya ahantu hose, ndahamya neza ko wifuza kuvuga ngo icyama najya nkamera nkuriya, iyo nza kuba nkuriye. Rero reka kuvuga ngo iyo uza kuba, cyangwa uvuge ngo iyo mbimenya. Twavuze ngo birashoboka yuko naho ibyaha byatukura tukutuku Uwiteka abihindura bikamera nka shelegi, umuhemba wera. Birashoboka, ntarirarenga, ntago waciriweho iteka. Birashoboka yuko wahinduka kandi ukavamo umubyeyi muzima, ukazavamo umuntu muzima, isi izaba proud yayo. Nicyo nakubwira unkurikiye. Urakoze cyane Evelyn, arakoze cyane mu by'ukuri. Arakoze ku nama agiriye urubyiruko, ku kiganiro cyiza atanze, ndetse no ku babyeyi yagiye agarukaho kenshi, ku gihugu cyacu, ku bari mu nshingano z'uburezi butandukanye. Imana imuhereza umugisha cyane. Ndabashimiye mwese mwari mudukurikiye. Ndagushimiye Evelyn, Imana iguhereza umugisha. Nkuko yabivuze, wowe ukiri hanze, ukirushye, uremerewe, Yesu aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Mudatanze ifeza cyangwa izahabu, ahubwo muze mwese uko muri, ndabakira. Ntarobanura ku butoni, ntasaba ntuza conditions runaka. Icyo asaba ni iki? Izere, wemere, gusa umwakire, aza kuruhure. Ngo kuki mutanga ngo ifeza zanyu n'izahabu mukagura ibidafite umumaro, kandi mwakaje nk'abaruhura nta n'ikiguzi mutanze? Biranatuvuna kugura hanze. Mu by'ukuri hari umuntu wambwiye ngo ngo sida ni y'abakire, ngo kuko ngira henda sida, ngo urayitegera sida ukayibagira inkoko kugira ngo yandure, uba watanze ibiguzi kayigurira ifi, dutanga iby'agaciro tugura
ibitari by'agaciro biturimbura bitwica. Ariko Kristo aravuga ngo ngwino noneho nta n'ikiguzi utanze, ngwino wowe nkuruhure, ngwino gusa, ngwino nicyo cyamuzanye. Ngo ntago yaje aje gukiza abazima, yaje aziye kubw'abarwayi bahari mu isi. Ntiyaje aje kuruhura bari bafite uburuhukiro, ahubwo yaje kugira ngo ya mitima idafite uburuhukiro nayo ibone uko iruhuka. Ariko turimo kwanga kuza, ariko igihe cyawe ni iki ngiki. You never know, ejo hashobora kuba atarahawe. Ariko ngwino niwumva ijwi riguhamagara ntiwinangire, ahubwo witabe bwangu kugira ngo ucike umubi, kuko satani ngo yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura, ariko Kristo yazanywe no gutanga ubugingo buhoraho ndetse ngo bwinshi. Imana ibahereza umugisha cyane. Murakoze, turasoje naho ubutaha. Imana ibahe umugisha.